Sha buri gihe mbashaka kuba ibizima life ya noce kuva mu busizi bazagakura kubwize no kura abahungu bashaka gukaba gusa nibaza umugambi nje mfite nigapi my side nkwereke byose wabuze ku bandi warayisindi kibandi byose nabikoze kuko mbikunda nshaka gukaba ngo mbaye ibizima kivuga Samu baguha ibiceri iyo nge stage mbajyana mu ijuru abahungu mbatama ibizima bucece mu gace mirongo tuyikorera muri tano. Ibihe byiza kubakurikirana ibiganiro by'ubumwe media nizo ko mukomeje kumererwa neza aho murose ajyatandukanye tubabwira yuko tubakunda tubikuye ku mutima bitewe nuko mugenda mutwereka yuko hari ibyo dukora yewe mukabasha kubyishimira. Uno munsi sindivuge menshi ariko imbere yanyu murimo murabona umuntu ukomeye, umuntu urenze, yewe yakoze amateka mu njyana ya hip hop, yewe n'abandi bajyatandukanye yakoranye n'aba harimo nka Bushari na Ishkevi, ariko ndagirago aze kubiganiriza, ndagirago atangire abibwira gahunda zikomeze. By the name is Samugi King umunyamideri. Samugi, ndagirago rero tujye mu mwuka n'imbaraga nyinshi cyane. Uvuze yuko witwa Samugi, mbe nambe ndagirago ubundi ngiye kwakira abahanzi batangira n'ingoma ya danje, ndagirago utangire ubatamo ingoma ya danje ku buryo n'ababibona bavuga ati uno muntu ararenze twagiye. Sha buri gihe mbashaka kuba ibizima life ya noce kuva mu busizi bazagakura kubwize no kura abahungu bashaka gukaba gusa nibaza umugambi nje mfite nigapi my side nkwereke byose wabuze ku bandi warayisindi kibandi byose nabikoze kuko mbikunda nshaka gukaba ngo mbaye ibizima kivuga Samu baguha ibiceri iyo nge stage mbajyana mu ijuru abahungu mbatama ibizima bucece mu gace mirongo tuyikorera muri tano. Ewana ngwatsi ngo abikorera muri pano, niba ari pano sinzi ngewe nago ndi umuhanzi ngo muri tano imirongo tuyikorera muri tano mu mwobo mwo muyikora mu mwobo. None se Samugi, ubu tuvugana uri umuhanzi, umaze gukorana n'abantu bagiye batandukanye, muri abo bantu mumaze gukorana niwe muntu wakwemeje ukavuga ati cyaze imbere cyane? Ni ukuvuga ngo ngewe ndacyari upcoming ariko nyine nge maje gukorana n'abajene badanje. Umwe hari umurara dukorana bita off boss, ni ukuvuga ngo umurara arakubita bya hatari iyo agiye kuri mic muri studio ubundi arindwa mubi. Undi twakoranye nawe n'undi mujene bita face one, uwo mujene rwose ararenze bya hatari kabisa. Uwo ngo witwa ngo face one, uwo mujaba ndamuzi. Uramuzi? Ndamuzi bya danje. Uramujene arica ubundi muri studio abari imiriro tuba turi hejuru cyane bya hatari. Icyo namubwira ndamushuje niba adukurikiye. None se we Samugi, uno muziki umazemo imyaka ingana? Ni ukuvuga ngo ngewe ibi bintu nabitangiye 2K20 nibwo nasariye inkuma. 2020 nyine nibwo nagiye muri ibi bintu nkora imiziki ni bya hatari, nubwo byari bigoranye ariko nyine nibwo natangiye kabisa. Umbwiye ati ngo byari bigoranye. Muri icyo gihe byabigoranye niye mbogamizi wahuye nayo yashobora kuguca intege ugatuma uwo muziki uvamo? Ni ukuvuga ngo icya mbere kubona ibiceri byo kujya stu, ni ukuvuga ngo kuri kodinga nyine abizi bisaba amafaranga, rero kujya guhiga ibiceri byo kujya stu byabaga ari ibintu bigoranye bya hatari, ako nyine twarabihigaga tukajya kuri kodinga muri stu. Ikindi kandi nyine no kubona studio ya danje kugira ngo tubone ukuntu dupromoting imiziki yacu, byasabaga ko nyine dushaka abantu badufasha kugira tubone studio ya danje nyine tu. None se Samugi, reka mwibariza akabazo. Ku bantu b'abahanzi ntago tujya tubizera. Uzi impamvu tutabizera? Iyo tugiye ubusa twese turi abakristo, ariko tugiye mu bintu byo gusenga twumva bavuga ngo ati abahanzi ngo nibasenga ngo bakurana n'imyuka mibi ngo bakura muri eliminati. Ibyo bintu sijye byumva? Ibyo bintu ndabyumva ariko nyine ntago ari twese ntago ari twese, nubwo turapa ariko bamwe turasenga kabisa. None se Samugi, umbwize ukuri, uheruka kujya gusenga ryari? Icyo kibazo kirakomeye kabisa. Ni ukuvuga kugira insengero batarazifunga nibwo meruka kujya gusenga kabisa. Ngaho nyumvira nibyo gene nimo ndavuga, abahanzi dufite ndetse n'abandi baba bagiye bataruka barafashe izina kugira ngo wumve ngo yagiye gusenga.
biba bigoranye tujya twumva ngo ati ngo muba ese si umuhipapu. Erega bundi gusenga ntago ari kujya mu rusengero ngo wiyerekane wapi, ahantu hose uri wasenga. Mu gitondo ubyutse wasenga, muri situ wasenga, mbere y'uko utambuka kujya ku ishuri cyangwa ahandi hose wasenga, kandi byose bikagenda neza. Ntago gusenga ari kujya mu rusengero gusa. Ubwo ngenda byumvishe muri make usengera mu rugo, ntujya ujya gusenga mu rusengero wapi? Oya, nakubwiye ngo meruka kujya gusenga insengero batarazifunga. Ubu rero bazifunze, nsengera mu rugo nyine nsengera mu rugo. None se Samugi, tujya twumva amakuru ngo abantu b'abahipapu ngo banywa ibiyobyabwenge, ngo ibibaba ngo barashumika, ngo bakaragayo, ngo ibyo bintu ibyo cyane hagarije tubwize ukuri. Ibyo bintu n'ubwiyisho ma, ibyo bintu bundi n'ubwiru. Ni ukuvuga ngo buri wese akora ibintu akunda mani, buri wese akora ibintu akunda. Ikindi ibiyobyabwenge si ubu twavuga ni iki. Icyambere cyo ibiyobyabwenge ubundi ikintu cyose ushobora gukoresha, icyambere medicine yaba ibiyobyabwenge, urukumva ibinini byaba ibiyobyabwenge, urukumva. Ikindi ni inzoga yaba ibiyobyabwenge, ariko nyine sinzi ibiyobyabwenge ushatse kuvuga ibyo ari byo. Njye nawe nyamenye ubwoko bwabwo, ngo hari ibyo ngo bitera ku maboko, ibyo urabizi? Ibyo ngibyo ibyo nanjye ndabizi. Wari wabyiteraho se? Oya, ntago ikuriyo revo, ntago nayigeraho, ariko nyine njye ibiyobyabwenge mfata ni ibinini byo kunywa nyine mu gihe mfitemo narwaye malariya, ngomba gufata ibinini nyine nkanywa. Nibyo nabyo ni ibiyobyabwenge kandi biramfasha. Nibyo biyobyabwenge ufata? Njye naringize kugiye kuvuga ati ngo ufata ibiyobyabwenge ngi bahora bamagana, uzi icyo giye guhita kikubaho? Ntago nyizi, ndakubwiza ukuri, ntago ari kurara mu maboko yawe. Ni ukuvuga ngo njye nakubwiye ati ibiyobyabwenge nywa njyewe ni ibinini bimfasha kuvura nyine mu gihe nagize ububabare cyangwa iki. Ibyo nibyo biyobyabwenge njye ninywera kabisa, nta bindi nzi. Aha, we Samugi, ubu tuvugana, reka nkubaza akabazo. Iyo ndimo ndaganiza abantu ngerageza kubabaza ibibazo. Ubu tuvugana, umuhanzi uriya muhanzi witwa Padiri uramuzi? Ndamuzi. Uyu nguyu umaze iminsi aherereye hano mu gihugu cyacu mu Nigeria. Ndamuzi, nakurikiranye n'amateka ya nyine ma, uramurara nawe yarahasorinze bimwe nakubwiraga nyine ati duhura na haso za danje. Uramurara kugira ngo iriya ndirimbo ikinwe nyine tuyumve, man uzumve n'ubutumwa burimo man. Akubwira ko nyine yatangiye nta kintu afite, ari byo nari kukubwira. Twe turasoringa kugira ngo nyine tubone ko ibintu bya ahubwo mudukundisha abantu, tubakundisha abantu. None se uriya muhanzi akubwira ati ngo dukorane ingoma, icyo gihe ukibyumva ukabona message wabyakira ute? Ni ukuvuga ngo byandenga cyokoze yaba amaye hiti yambukiranya imigabane, sibyo cyangwa yambukiranya imipaka, uri kumva se? Kuko byaba ari ibintu bya danje bazi. Nawe nkoranye n'umuntu uri gukubita Afrika yose bakamwumva, byaba birenze. Bivuze ngo abarara bo mu Rwanda bose naba mbakatiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, byahatari. None se Samugi, ubu tuvugana uracyarimo urakora umuziki, ni izihe mbogamizi murimo murahura nazo zituma niyo muziki murimo kano kanya mushobora kuhagarika? Ni izihe mbogamizi muhura nazo? Ni ukuvuga ngo icyambere imbogamizi duhura nazo, hari ukuntu dushobora kugenda wenda nko gukora stage ahantu, ugasanga ugiye gukubita stage, wamara kuyikubita nyine ukabona bamwe bari kuvuga ati ntago tukuzi ibiki gusa. Ariko nyine ibyo ngibyo tubasha kubicamo nyine, kuko ntago wajya ugendera ku magambo y'abantu, sibyo? Turakora cyane twebwe, niyo baduca intege kajana ko nyine tugomba gukora tukadevelopa ibintu byacu. Nizo mbogamizi muhura nazo? Aha, ndabizi abantu badukurikiye batangiye gukonja, batangiye gukonja. Ndagira ngo urumva utemo umuziki tujya tunasoza ikiganiro. Waneje abakobwa gusa njye sinyankuna nawe ubwo ndaharara, icyo utamenya nuko kagakobwa nakariye nka sandagara. Turapusha umuziki ukagura views ngo urashaka kwamamara, swingi fako funiga ndaje nkwere kuko game zikinwa. Igihe kizagera nzakina ndabizi ibyo nkora bikoma abafana, urukundo nahaye injyana ruzatuma nyoboza inkoni y'icyuma, kubikora tutanywa ibibaba nibyo bituma batukira abana. Uracyari mutoto mu gakino, Oji King nje mfite ubutatu bwo kubikora nkeringa umupaka. Let's go let's get it for sure.
yewana njye narababwiye ati nzajya mbazanira abahanzi bateye ubwoba. Uno muhanzi mubona ngaha nanjye nababwiye yuko arenze bikomeye cyane, yewe yakoranye n'abantu bagiye batandukanye. Ingoma batayemo murayumvishe, mwumvishe yuko ari umuntu urenze, mwumvishe yuko kano kanya nawe niba urimo urazamuka uvuze yuko urimo urashaka umuntu wagufasha nawe yagusapotinga yewe akagutamo ibikorwa birenze cyane, ibikorwa birenze cyane. So Samugi, reka nkubaze akabazo. Uri umuhanzi urarenze pe, ufite umusheri? Sheri shangiye ngira ababesto nta sheri mfite, ngira ababesto nta sheri mfite kabisa. None se kwinza abantu b'abahanzi b'abahipapu ko baba bakora amabara ateye ubwoba, ubwo ntabwo urimo ba basore bakora amabara? Mbwira ntubeshye. Ni ukuvuga ngo njye nirinze gukundana cyane kuko byaneranya n'umusheri wanjye, kuko urabizi hari ukuntu tujya gukubita stage ugasanga byana byasaze. Ubwo rero sheri waramutse abonye wenda turi ibyana biri kutwifotorezaho cyangwa iki yafuha, kandi ntabwo mba nshaka kubabaza abana b'abandi, ahubwo nyine mba mfite ababesto benshi, niyo mpamvu nyine njye nkunda kwisanzura n'abantu byahatari. None se Samugi, nta mukobwa watera inda? Ntumveshye njye nkunda kubaza, nta mukobwa watera inda? Umukobwa nari natera inda? Oya njye ntabwo nari natera inda nyine ntabwo nari natera inda. Ariko warabikoze. Abasore b'iki gihe impamvu babivuga, abasore b'iki gihe ngenda bazi kugira ngo ubone umusore muzima ngo umusore uri imanzi babigoranye, barabikoze. Kubikoraho ntabwo byabura, turi muri indasi y'umuziki. Bangahe ni ibanga ntabwo wabwira ngo ni ibanga, ubwo warenze 10 nabyumvise. Oya 10 nanone wabukabi. Abahanzi abandi genda bazi pe, ntago mugenzwa na kamwe, ibibonetse byose murataka, ndabeshye. Oya nese ntago twe turya ibibonetse byose ntago turya ibibonetse byose. Ni ukuvuga ngo nyine dufite abantu twisanzuraho tunisanga b'amaniga yacu, ntago ari ngombwa ngo abantu bose ngiki. None se Samugi, hano mu Rwanda dufite abahanzi bagiye batandukanye. Muri abantu bahanzi bazwi cyane tuzi nyine, niwe muhanzi wemeramo? Umuhanzi nemera mu Rwanda kari benshi, mu baraperi cyangwa mu bakora foro? Oya raperi kuko ari niyo nakora, wembwira umwe. Njye mu baraperi ubundi role model wanjye mu Rwanda ni Bulldog niwo role model wanjye, hagakurikiraho Bushari, abandi baza bakurikiraho nyine Uvuze Bulldog, ngo kubitamo ingoma yiwe. Muduni gangster, icyana cyose ni so gangster, inoga esta, oji barayivanga esta, inero ni yesta, guma ku mihanda bavuga yesta, drip nda pesa, oji kunda pesa, efo. Yewana njye narabwiye ati nzamura bazanira abantu bateye ubwo, mwumvisha no kuna aririmba. Bano banjye munkurikirana, niba mubona no umuntu arenze mujye muri comment muvuga ati umuntu ararenze, ku buryo butaha nzakora indi episode nayo muzane yongera abatemo. Ndabizi yuko mudukurikirana bikomeye cyane, ndetse n'abaherereye hanze y'igihugu ndabizi yuko mudukunda. We Samugi, dusoza nicyo wabwira abafana bawe? Ikintu nabwira abafana banjye, mukomeze mu following, mu supporting. Ni ukuvuga ngo YouTube yanjye baye barayibye, ariko nafunguye indi nayo ingoma nshyashya, mugende mugereho, ni ukwandikamo Samugi, Samu GHH. Ubwo ngubwo mugende murebe ibikorwa byanjye, hari ingoma nshyashya. Ikindi ndi kubategura alubumu ya dance, abafana banjye bitega ibintu byinshi. Ikindi kandi bagere ku mbuga nkoranyambaga zanjye zose, kuri TikTok ni Samugi, YouTube ni Samugi, IG hose ni Samugi. Mugende mugereho kabisa mu following. Ikindi mukomeze mudukunde. Yewana Samugi, yewana urakoze cyane. Ndakoze cyane, ariko nawe nagushimiye kabisa. Bamwita Rumumba, ndagushimiye. Okay, narababwiye ati nzajya murambahiriza ibishimije cyane. Icyo nababwira, ndabakunda cyane mbikuye ku mutima. Ariko Samugi, tugiye gusoza uki? Ugiye gusoza ari ufite mikoro ubatemo indi ngoma irenze bya danje. Ndabizi urafite ari nyinshi cyane, wereke ko abantu ubarenze, sibyo? Gwakira.
manuka beat nk'umwami wa drill abapeti bagakoma amashyi urigira kongo nkuteye ahuzo school bamfata nkakira baheta mpakira ubunyama izi haso zituma dukura tukaba strongo kurusha amabuye sto beach ninjye mupeti mutuje gukaba ndacyari muto ndimo ndiyigarabura gato nkakora umukwabo umuziki wabaye nka pose buri wese atamira bori munyuze uruganda rurimo abapeti gusa bose bari kuma mapeti turacyari impari waraye dushaka kuba abastari no brag mbikora neza nkatanka ibitambo caka umufungo mbata mu misiri mande ni mande tubyina drill ya